Hello guys, muri video tugiye kwereka uburyo wakumva FM radio udakoresheje ama ekuteri. Abenshi na benshi kugira ngo bumve radio muri telefone zabo bashiramo ama ekuteri, cyane cyane ku ma smartphone niyo bibaho ko amatelefone y'amatusheho ukumva radio nk'ibisanzwe. Niyo wagera kuri smartphone bikagusaba yuko ukora iki ushiramo ama ekuteri. Muri video rero tugiye kurebera hamwe uko wakumva amaradiyo menshi ndetse yo ku isi yose ndakeka niko bimeze, ayo mu Rwanda, mu Burundi, Uganda ndetse n'ahandi hose udakoresheje ekuteri. Aho igihe uhura n'umuntu ukumva ari gucuranga radio kuri smartphone nta ekuteri afite, ukaba se yabigenje bite ubona nta ekuteri afite ni gute yayicuranze. Muri video nibyo tugiye kurebera hamwe. Nimba uri mushya kuri iyi channel kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ubashe kubona buri update yose dushize kuri iyi channel, ndetse urebe n'izindi video zirimo zigufitiye akamaro. Udatinze rero reka dutangire iyi video yacu tukwereke uburyo wakumva muri radio yose nta ekuteri ukoresheje, kuko akenshi hano mu Rwanda radio nyinshi dufite ntabwo zigera mu ntara zose bitewe n'iminara ndakeka ni iminara mikeya ishobora kuba ihari. Ugasanga radio nyinshi zumvikana mu mujyi wa Kigali ariko wagera mu zindi ntara izo radio kugute ukazibura. Ni gute wajya uzumva rero wibereye iyo za Rusizi, za Nyagatare, za Nyamasheke na za Rubavu? Ni gute wakumva ayo maradiyo yose agiye atandukanye harimo za Kiss FM, za Compact FM, za Magic FM n'izindi zose, Isango Star n'izindi zose radio ukeka kutafata uri hehe uri mu ntara. Nk'ibisanzwe rero reka nze dutangire. Urafata telefone yawe ujye muri Play Store aho usanzwe ushakira ama application, kuba afite iPhone ni App Store. None ujye muri research usearching ama application yitwa Radio Garden. Okay? Ni iyi ngiyi ubona, iyi ngiyi hano ya mbere ko tuyifite muri telefone dusanzwe twumva ayo maradiyo. Nawe nimba ari ubwa mbere uyibonye urakora hehe? Urakora ku kimenyetso urabona cyanditseho install, then numara kuyinstalla ugirute ukora hano hari open. Ubwo ni igihe wagize ute wamaze kuyinstalla muri telefone yawe. So guys, aka application naki ingenzi kuko kagufasha kumva amaradiyo agize ute agiye atandukanye. Okay, urayinstalla gutyo urabona ibi bihugu byose, ubona uko iyi karita iyi atlas izenguruka aya maradiyo yose gute urayumva. Twebwe urabona bahise batubwira ko turi hehe, ni mu Rwanda i Kigali. Urabona dufite isaha nyine, urabona hano saa 10 n'igice. Okay, urumva radio dufite Umwezi Radio. Okay, kaze tuyifunge wenda bitewe n'ibibazo bya copyright dufite. Urabona twebwe hano tuzize dute twese twumva radio. Okay, urabona nta maradiyo menshi dufite, menshi. Urabona yani nababwiraga dufitemo 87.6 ni Radio 10. Hano dufite Isango Star, dufite Radio Umwezi, dufite Radio Maria, dufite za Royal FM n'andi maradiyo menshi agize ute agiye atandukanye. Urabona dufite za Radio Rwanda, dufite Magic FM, Flash FM, Kiss FM. Urabona na maradiyo menshi dufite. Urabona hano dufite Rusizi, Huye, Ngoma, Rubavu, Nyagatare. Aya ni amaradiyo yo muri RBA. Urabona aho uri hose mu gihugu hose aya maradiyo bagute wayacuranga. Urabona aya ngaya dufite hano ni amaradiyo yegereye Kigali. Urabona ni Ngoma, Nyagatare, Kabare, Huye, Ngara. Urabona ni amaradiyo menshi agize ute atandukanye. Noneho reka turebe wenda amaradiyo agiye atandukanye. Wenda reka twandikemo Burundi. Okay, turebe ngo haraza izihe radiyo. Urabona dufite aya yose ni amaradiyo ya hehe y'i Burundi. Okay, wenda reka dukine iyihera, reka wenda dukine iyo tubonye. Okay, turebe ngo bimeze bite, twumve iyi radiyo ya hehe y'i Burundi, turebe ngo bimeze bite. Urabona biracyari crodinga. Iyo ndi bidakunze reka turebe indi.
okay. Gusa aya maradiyo yose hafi ya yose ugira ute urayumva, okay. Nawe wese agashaka amaradiyo yahe kubera ikibazo cya copyright, reka tuyikuremo wenda turebe amaradiyo ya hehe Tanzania, okay. Dusacinge turebe, uri kubona hari Atlas ihita ibirinduka ikakwereka amaradiyo. Reka turebe iyi ngiyi ya mbere iri hano twumve ngo bimeze bite. Katika mzozo huo zimesalia kuwa maeneo ya kusini magharibi mwa jimbo la Darfur licha kuendelea kushuhudiwa kwa mapigano makali katika mji wa Al-Fasher. Okay, urukumva radio za Uganda twazicuranga rwose nta kibazo na gito kizute kibayeho. Reka turebe wenda USA, turebe ngo radio za USA bimeze bite. Hano dufite amaradiyo ya USA menshi kandi hano biri mu Rwanda, ariko naho urukona yahise gute iyi ya mbere yahise icuranga, ariko turayifunze kubera twirinde ikibazo cya copyright. Reka turebe n'iyi ngiyi twumve ngo bimeze bite. Okay, nayo uri kumva kwagize ute radio zose ziravuga. So guys, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ukaba wumvisha aya maradiyo, nawe ukaba ukeneye aka kantu kuba wakumva amaradiyo agize ute agiye atandukanye yo ku isi hose, urabona iyi ni Atlas nyine dufite hano hose. Aya maradiyo gute urayabona ukayabona ukigize ute uko ubishatse. So aka kantu rakeka wari ugakeneye gusharinga kugute byose, gasharinga inshuti zawe, ubundi tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao, reka tubane muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.